rero ntago ndamutse ntwite ntago najya kwihisha cyangwa ujye kugira gute ahubwo nyine ubwo nyine nabivuga n'abandi bafana banje turi kwitegura agahinja mu minsi iri imbere. Mwongeye kwiriwe mwese mudukurikiye murabizi ko twazanira abastari batandukanye umunsi kundi kugira ngo tugane nabo tumenye ubuzima bwabo bumeze gute dore ko kuri umunsi twahuye na Miss Popularity 2019 hashiriye hari nyinshi muvugaho tugira ngo tubanze tumwakire Josiane. Amakuru ni meza. Josiane umaze iminsi warabuze twavuga ko mu bitangazamakuru ndetse no kuri telefone yawe no ku mbuga nkoranyambaga zawe ntago wabonekaga warurahaganaye. Ntago nabonekaga ku mbuga nkoranyambaga ariko nabonekaga. Umuntu ashaka kubona byasabaga iki Josiane? Byasabaga ko yansura mu rugo. Mu gihe rero maze utari ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru hari amakuru menshi yagiye avugwa akuvugwaho mbere ko tuyajyaho tayanzana dumese munini iki yaguteye kuvuga ngo ngiye kuva ku mbuga nkoranyambaga mbe ndetse kuzikoresha muri iyi minsi? Icyabineye nuko numvaga nkeneye kubanza kuruhuka neza kuko imbuga nkoranyambaga nari narabaye nk'imbata imbuga nkoranyambaga neza abandika mbanze nduke neza ubwenge bujye ku murongo. Josiane niba wibuka neza wakoreshaga nka telefone nyine ujya ku Instagram na WhatsApp na hose nk'amasanga ku munsi? Yabaga ari amasaha yose kuko buri gikorwa cyose nakoraga nagikoraga ariko na connection nayifunguye ndiho. Wabonaga ese imbuga nkoranyambaga ni kizabangamiraga mu mikorere yawe? Icyambere cyo nk'ubu iyo nabaga ndimo ngenda nabaga ninunamye muri telefone ndebamo ugasanga nkidutse ngeze aho nayingeze ntazige nagende niba ndimo nganira n'abantu ugasanga ndi kubagana ariko nibereye mu mbuga nkoranyambaga binatewe ariko n'ubukwe dufite mu minsi yashize nabwo byatumye mba mbivuyemo gatoya nkabanza nkaruhuka nkabanza nkiyitaho nkafata nkanaruhuka neza ibyo byose nyine bituma mba mvuye ku mbuga nkoranyambaga. Experience wamaze kugira umuntu wagize igihe uba ku mbuga nkoranyambaga cyane ugene givuga ati ngiye kuba nzivuyeho ese mu gihe wamaze utaziriho ni nk'icyo ubona wungutse cyangwa se niki cyagushimishije mu gufata ku karuhuko? Icyanshimishije nuko nongeye kwirebera gahunda za radio zisanzwe nongera kureba gahunda za televiziyo bisanzwe nko mbere nabirebaga n'ubundi ntavuga ngo nanjye ngo gute mbere bwo muri amezi ashize y'uyu mwaka nahoraga mbega ndaho ngiye niba ngiye muri interview nkavuga ngo ngiye muri interview niba njye no kureba televiziyo nka cyasi iyo radio nkayirangiye kumva ngo interview nakozeho gutyo ariko ugasanga mu by'ukuri sindi gukurikira. Uyu muri iyi minsi nari nyiriho nakurikiraga nkumva uko bimeze mbese nongera kubikunda nkuko mbere nabikundaga. Mu gihe umaze mwaka ukaruhuko ese niki waba warize uvuga ati ngiye hari isomo nize runaka? Nakurikiye neza umugabane wo kwibohora ku banyarwanda ukuntu byagiye bigenda nongera mbega nkira ubwenge nkajya nkurikira abantu nkumva mbese uko byari bimeze nkareba uturirimbo twaho cyane ko nkunda n'indirimbo zo kwibohora cyane nkajya nibuka indirimbo za kera nk'abandi iki gihe nanganaga gutya mbega nkanongera nkitekerezaho neza. Nk'indirimbo ukunda mu ndirimbo zo kwibohora cyane iyi? Ni indirimbo bivuga ngo abanyarwanda twaribohoye abanyarwanda twaribohoye nyine iyo ngisubira. Jose wayitirimbiraho gatoya. Wow twaribohoye. Josiane ubashe gukurikirana ibiganiro bitandukanye ubona n'umwanya wo kuruhuka ni ibintu byiza cyane. Nyuma rero mu gihe amaze uri kuruhuka hari amakuru yakuvuzweho cyane amakuru menshi ngo Josiane aratwite ngo Josiane ngo yabaye yarishingiye ngo Josiane ngo byabyagenze nuko biba birebire ese wayo makuru warayumvisha? Aya makuru narayumvisha ariko ngerageza gushaka imvano yayo ndayibura nyine ndabyihorera. Bwa mbere ubyumva wowe ubyumviye hehe cyangwa se byagenze kugira ngo umve ngo Josiane aratwite bwa mbere ubyumva byumviye? Njye nibere muri famille ariko atari Kigali noneho nsohotse mpura n'umuhungu nyine w'umuturanyi hafi aho ngaho uyu muntu si Miss Josiane ndavuga ngo yego ngo namubwiye ngo ntago ngo reba neza ntago mbizi arareba ngo reka nkubwiye n'ukuri ngo numvishe ngo kuri RC Rusizi ngo bavuga ngo maze ngo na manager ngo nawe ngo yanvuze ngo arabimbira byose nyine numva ndumiwe harakajya mbaza none se ngo babikuvuze ngo umira gute
ndamubwira nta kintu biba bintwaye nyine pe. Ukibyumva ashikubwira ati ntibishaka kuvuga ngo uratwite, uhereye akisiyo ugiye ni yihe ucyumva nyine ayo makuru, kumva ntago ari amakuru yoroshye kumva ngo navuga ngo ahantu hose ngo uratwite, handi n'umuntu uri aho ngaho umuturanye atangiye kubyumva. Ibyo byo gutwitanyiriza na gutwita ntago numvishe, ntago nahise mbitekereza ako kanya, nabitekereje nyuma, ahubwo nahise nibaza Josiane aracyavugwa. Numvaga ko nyine kuko nabaye mvuyeho nta mwanya nyine wo kuvuga ngo Josiane mu kinyamakuru cyinshi cyanditse, kugeza naho na manager ajya kuvuga ngo numvaga ko ibyo bintu bitakibaho. Ndibase Josiane numva icyo gihe bwo byari byanafashe indi ntera hari byarenze tabanise noneho muka byamwibyo nibiki. Nyuma yaho riko nkanda nibaza ariko se byaturutse kuba ntagaragara se ibyo byaba bivuze ko nagiye gutwita se. Numva neza nta mvo n'imvano biranyobera, ndabyihorera nyine ndabandi ibintu rero nago ibintu tazi yo byaturutse ngo tuvuge tuti byateye nuko ni impamvu. Nibitangaza makuru byinshi bikampamagara bimbaza ati waduhaye amakuru neza, nka yasi ndabaha amakuru njye ubwanjye ntago sinzi ubwo ndahantu yatuze ntago mazi ndajya kubaha amakuru neza se koko nzi mvuga ngo impamvu ngo namenya ntago namenya ahantu mpera. Nikomereza nyine gahunda zanye nagomba no kuba naragarutse na mbere, ariko nabonaga ningaruka nkajya kubisoma bigishyushye, nkajya kubyisomera nshobora kuza guhubuka nanjye ugasanga baye nk'ababivuze. Uretse n'ibyo bihuha, reka twivuge mu buzima busanzwe. Ese ubundi biramutse bikubayeho ugatwita ubu nyine wabyitwara muti? Kuko abantu benshi bavuga ngo wagiye gukuramo inda ngo byagenze ute, ibintu byinshi cyane. Ubundi biramutse bikubayeho wowe wabyitwara muti? Kubera ko rero birari ibintu nyine utavuga ngo birakuba urashiduka bikubayeho, ntago ngo sinzi n'ukuntu ubwo nabyitwaramo, kuko byonyine ntago myumva ko washiduka bikubayeho. Rero gusa ariko nabikunze nyine ko bimbaho nabikunze, ntago muti navuga ngo ngiye kwita nihisha. Namenya nihisha hese kuko nshobora kwihisha ku mbuga nkoranyambaga, ariko nkaba nagenda no mu nzira nkabura n'umuntu akabaramfotoye nibwira ko nihishe akabishyira n'undi ku mbuga nkoranyambaga byo ntashakaga. Rero ntago ndamutse ntwite ntago najya kwihisha cyangwa njye kugira gute, ahubwo nyine ubwo nyine nabivuga n'abandi bafana banje turi kwitegura agahinja mu minsi iri imbere. Nyuma rero ayo makuru aravuzwe, uje nyuma yaho uvuye mu kiruhuko. Ese nibyo byatumye tugaruka cyangwa nuko wabonaga n'ubundi giye wihaye cyakaruko kirangiye? Ubundi mu bigaragara nari ndi mu bintu bijyanye n'ubukwe, kuko bwagombaga kuba bwarabaye mu kwezi kutariki ya mbere, bwararangiye. Rero nongera kuba nagaruka i Kigali nkongera mbega n'uburyo. Josiane, mu bisanzwe ubundi twavuga abastari mugira ibintu byinshi babeshyera, ugasanga rimwe na makuru nk'ayanga yaraza ndetse banonga gafata kariyo bakavuga ati nibyabaye cyangwa se nk'ibyawe, ugasanga nyine mwe kubyemera. Ese iyo ugereranyije ubuzima bw'ubustari wayemo n'ibinyuma byose bigenda biza, wowe kuri wowe ubyitwara muti cyangwa se ubona bituma uticuza vuga ngo kuki ngo naje ku mustari nk'expose nk'abandi bose ni kumeza nk'ibiri umukobwa uri hari utuje batazajya babeshya ibintu buri kanya? Ngira ngo kimwe mu ndangagaciro z'abastari cyangwa se mu bibaranga byabo ntago ashobora kubabazwa n'ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo ahora atekereza nko kubamukunda kwamukurikiye, kuko ushaka nk'ubu nshaka nkundwa n'abantu benshi bumva bo bibababaje, abo wenda nibo umuntu abareba. Ariko ku giti cyanjye kwa Josiane bavuze ko ameze gutya, bavuze ko Josiane twite, bavuze ko Josiane yakoze ibyo nta kintu na gito babintwayeho na gito, ariko habe na gito. Ahubwo ndibishaka kumbabaza nuko bambeshya bati Josiane yatukanye na kanaka se Josiane yegenda urumva bwajemo ibintu bindi byo urumva ni ikibazo, ariko mu gihe ari Josiane wenyine nta kibazo pe nta na gito. Josiane, umwaka ugiye kurangira utoreye kuba Miss Popularity 2019. Ese ubona urugendo rwawe urugeze hagana he cyangwa se ugeze kuri 100%? Urugendo rwanje rugendana naho nundi bigeze, kuko ntago navuga ko wenda nicuze ibisigaye ibyashize cyangwa se hasigaye gutya. Oya, uko ngira amahirwe uko nabiteguye nyine niko biri kugenda. Igihe cyo gutanga ikamba n'undi kizagira nta gihe cyo kuba ngo cyo kwicuza gihari, ahubwo ari ugukomeza nyine ureba imbere. Ese twavuga
nk'imbogamizi ujya nazo nka kino gihe umaze uri Miss Popularity niziye? nuko nyine harimo abantu baba bashaka kwinjira cyane mu buzima bw'umuntu, ugasanga bashatse kumwinjirira neza, bagashaka kwerekana impuhwe, kandi impuhwe zitari impuhwe nyampuhwe, ahubwo zifite utamenya ziturutse. Ugasanga umuntu yinjiye mu buzima, ugasanga ngiye menyekanye ejo bundi kuba Miss Popularity umwaka washize, ariko ntago na mbere wose wari mu bigaragara ntago wari uzi uko tubayeho. Usanga wise winjira ngo misi ngo nde ngo ari no manager kumumenya, nabwo umumenyesha ubundi ko ntari uzi ko mbere twari tubanye, ntari uzi ko mbere twari tubanye na famille yanjye gutyo. Ugasanga utangiye kungirira impuhwe ngo umwana ngo yararenganye. Oya, ibyo bintu birahambangamira, nanga umuntu ubushaka burya cyane cyane abantu iyo mbasanganya ari babiri ndabubaha, kuko nje mba nje nyuma niyo byaba byiza nyine ni byiza murakubanye neza, ariko buryo ugomba kuba kuko nta ububasanganya. Natwe rero dufite uko twibereyeho, ari nge na manager nge n'umuryango, nubwo ndi manager nabaye manager vuba, ariko dufite uko tubayeho ko twinjirira ntago ari ibintu byiza cyane rwose, ahubwo wakicecekera ntago ubizi. Amarushanwa ya Miss Rwanda 2020 niko twabyita aregereje, dore ko hasigaye amezi atari make kuko dusigaye dutangira umwaka Miss yamaze kuboneka. Ni nk'iki wagira abana n'inama? Ese ubona bino bintu ubundi muri make kuri wowe hari inyungu byagize kubyo bavuga ati nakishishikaza n'undi mwana uhera kujya mwari rushanwa? Icyo nabwira abana cyane cyane inama nabagira cyase nanabashishikariza, niba tugeze mu kwezi kwa 7, niba utaratekereza kuzajya mu Miss Rwanda, ushaka kwitabira Miss Rwanda 2020, ibyo byiza nuko bazajya muri Miss Rwanda 2021. Ko nkurikije hano twabanaga muri bootcamp twabiganiraga, uretse asanga nta muntu wigize avuga ko yabitekereje nyuma. Oya, biba byari ibintu bya mbere yenda utegura nk'umwaka cyangwa ibyaba byiza rero nyine yenda habaye hari ababitekereza mu mitima yabo babifite ko bazitabira ubu ngubu baba bahari, kandi nababwira ngo courage umuntu umaze nk'imyaka 2 cyangwa 1 abitekereza. Nk'umuntu wabonye Josiane mo akatazi nanjye umwe kutanzitabira, rwose ndamwizeza amahirwe cyane. Ariko niba utarabiteganya turi mu kwa 7 Miss Rwanda izamuka 12, wabitegura neza cyane byimbitse, ukazajya ahubwo muri Miss Rwanda izakurikira iri izaza. Ese ubona nyuma yo gutangira ikamba ubuzima bumeze bute, cyangwa se ubona nicyo uteganya gukora? Hari umuntu uvuga ati ngewe wenda nandi Miss nandi gukora projet za Miss Popularity, umva niko kazi. Nyuma yaho umaze gutanga ikamba uteganya kumva wumva uzakora iki? Nyuma yo gutanga ikamba numva nzakomeza indi mishinga, ibindi byateza Josiane Mwiseneza imbere, ndetse wenda ikivintushije nkaba nafatanya na mugenzi wanjye nzaba waransimbuye ku cyose. Niyo mishinga nyine umva uvuga ati ngewe wenda nzaba umucuruzi, nzakora iki? Umva nyine ni icyumva wumva ushaka kuzakora? Numva nshaka kuzaba umunyeshuri wa kaminuza, kandi bikazangiza nko kuba nayobora organisation. Ese ubu ngubu wamugane katukaze kujya amashuri yawe, kuko wagiye muri Miss Rwanda urangije secondaire, waba waratangiye kwiga, waba uri muri process zo kwiyandikisha, bigeze he? Naba ndi muri process zo kwiyandikisha. Wahishura nk'ibanga ahantu waba uziga Josiane? Oya, ndacyahitamo neza, ntago ndahitamo uri. Josiane waziga ibiki basi? Aziga business administration. Ese ukiri umwana wumvaga nabwo wumva kuza nyine dreams zawe cyangwa se inzozi zawe, wumva gushaka kuzakora ibyo bintu bya nyine business administration cyangwa bije ubu ngubu? Numvaga nshaka kuzaba umunyamakuru, ariko ubu ngubu nsigaye numva naba ibyo ngibyo nibyo bije, ariko byanjemo njya gutangira superieur muri secondaire, na n'ubu nibyo bikindimo. Isi itangazamakuru ku cyo rivuyeho Josiane, wabonye bitari igisaba? Oya, niyo umuntu ari umwana hari ukuntu nyine abatekereza akumva akunze ibintu atazi icyo bikundiye. Ubwo nanjye itangazamakuru sinzi ntabwo nanzi icyo ndikundira buriya sinzi. Ariko narakuze nyine numva none mbonye ibyanjye. Warigize kurigerageza itangazamakuru? Numvaga nararishobora cyane ahubwo, ariko sinzi ukuntu byahindutse. Waje kudusanga mu bugana hatwe ubu mu ruganda? Mu ruganda naho bura sinzi ngize nk'umuramaye n'akazi bura nagashobora, mbona ndiyaminiye. Josiane, reka tugaruke ku buzima bwawe bwite cyangwa se mu buzima busanzwe. Josiane asengera hehe? Josiane ni wa muntu ujya gusenga ku cyumweru. Josiane asengera muri Église Presbyterienne au Rwanda.
ariko wenda bitewe n'ahantu ari eglise imwegereye, eglise ya ADPR iyo mbona inyegereye cyangwa se na kiliziya gatolika yenyegereye, niho njya gusenga njya kundi umunsi wo ku cyumweru ntiririrwa mu rugo. Josiane, hari abantu bajya bumva nyine bose amprise urubyiruko rwinshi barwifuza kujya kubi Burayi. Ese nawe ni kubyifuza umva ufite nka gahunda ko gati ngiye nifuza kuzajya kubi Burayi? Benda kubi Burayi byaterwa ubwo nicyo nangiye gukorayo, ariko wenda bibaye bikunze nangiye kubi Burayi. Ariko ibya mbere numva nifuza nuko Josiane yabaho abayeho neza kandi mu nzira yihitiyemo aho yaba hose, ntabwo ahantu ma prefera. Byakunze kubaho kenshi ugasanga abamisi benshi bamaze gutanga amakamba basibigendera babaye Burayi. Tuko dufite navuga n'icyo kinini cyo abamisi Rwanda rwagize babi Burayi. Wowe ibyo bintu wumva utabyose cyangwa se ubibona gute? Burya Burayi niho haba amashuri cyane, navuga abenshi baba baniga, burya abenshi bariga. Nigenda mbibona ko akenshi babona bagiye gushaka amashuri. Ese uretse mu bamisi uwo umwaka ushize nyine mwari kumwe bisi Rwanda 2019 mu bandi bamubanjirije ni nkuwe mwamuni inshuti cyane? Okay, birumvikana ndi inshuti na Miss nasimbuye inshuti, ariko nabandi ndabikundira pe. Hari ubwo mwa muri kwiyamamaza, hari kesi igeze kubaho mu minsi umwe yapostinze, bamwe mukiri kwiyamamaza nyine ni Kasmine yagupostinze nyine abantu bashaka kugenterepret ko bitari biri nyine ngo bamwe yagututse n'iki nyuma yaho biza kugaragara ko muri inshuti cyane ndetse mwaragendaga mu bikorwa byinshi. Ese wowe byagenze ute cyangwa se kugira ngo muhuze bingana uko niyo saga yabayeho kugira ngo bavuge ko yagututse n'iki nabyo byahereyeho cyangwa hari n'izya byaciye? Ubundi nyine nibyo twavugaga kuvuga, nago ubundi no kubikora twabikoze nyine kuko n'undi dusanzwe turi inshuti, twabikoze n'undi no mu buryo bw'ubucuti. Ariko mu bigaragara ngiye mbona kesi yabayeho ni ririya jambo ntago abantu baryumvisha uko riri, nawe ntago ariko yararivuza, ahubwo wenda bitewe n'uburyo abantu bose nyine no muri icyo gihe ningiye vugaga gusa, nawe usanga ahubwo agiye no gukora interview nawe ayikora ubona nyine yagize ubwoba, ariko mu bigaragara nge nta kibazo mbona cyabayemo, ahubwo ndahabaye kutumvikana kuri jambo. Ariko rya jambo rirakoreshwa cyane no mu Kinyarwanda, rigagiye umuntu akoresha imvugo ariko bite n'uburyo n'ubwo iryo jambo rigezweho, ugasanga nyine abantu biragize nk'ubu hagezweho akasirenga ngo gukora umuti kandi ntabwo ngo ufate umuti uvuga ute, ariko kuko tubizi nyine, ariko tubizi tubyumva icyo mvuze. Nawe ni kuri yarabikoze rero, ariko nta kintu kibi yakoze nabyo, kandi no kubikora ngira ngo ababyibuka neza babonye ifoto ko twari turi twibere muri Radio Rwanda turi kwifotoza nyine, twaranatahanye tugerana muri gare aho dutegera imodoka. Nta kese gizibamo yindi ihari. Josiane, dusoza wagira ubutumwa ugenera abafana bawe nyuma y'ayo makuru yose yavuzwe? Hari abarabyemeye, hari abakiri gushidikanya, wajya nk'ubutumwa bagenera ndetse ukabasezera? Icyo mbabwira, yego nibyo koko ntago baberetse kumbona, usibye ko nsige ndapostinga amafoto bari barambuze, bari baraheze mu gihirahiro, ariko mbamaze impungenge. Kandi ikindi nababwira nuko nimuzajya mwumva ngo ibintu byavuzwe na media muhite mubyumva ko ari byo, cyangwa mube mushidikanye. Burya Josiane abahari kandi namwe arabakunda, arabizi ko iyo bamvuze nabi harimo abantu bababara ukubona byababaje. Nanjye rero ndabazirikana abo ngabo cyane. Hanyuma murakoze cyane.